Ibiganiro byacu bya none bigiye kwibanda ku bijyanye n'ibibazo abenshi bari kwibaza bati ese nubwo turi gutekereza full open mainnet hari ibigo byiteguye kuba byatanga ibicuruzwa byabo hifashishijwe igiciro cya GCV cyangwa se Global Consensus Value. Iki ngiki usanga ari n'ikibazo rusange abapiyoniye bibaza. Buri muntu wese arakubwira ati niteguye kuba nagura ibicuruzwa nkishyura serivisi, ariko abatanga ibyo bicuruzwa bagakomeza kubura muri rusange. Wowe se mu community ya WhatsApp cyangwa se kuri Telegram ujya uganira n'abakubwira bati itinze gufungura iri faranga kugira ngo turikoreshe ku mugaragaro, niteguye gutanga ibicuruzwa byanjye, byanze bikunze ni oya nabahari. Ibi rero bituma abenshi babona ko project ya gifite urugendo rukomeye cyane kandi rurerure, rutuma ikomeza kuba yategerezaho gato kugira ngo haze kubaho abafatanyabikorwa muri rusange kugira ngo ibingibi bigerweho. Ikaze kuri Rugwiro Prozone. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, tubirebera hamwe kugira ngo twungure ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 tubibyaze umusaruro. Amakuru agezweho kuri Pi Network ndetse na crypto n'ikoranabuhanga muri rusange nibyo bihora bica kuri Rugwiro Prozone official. Muri iyi minsi rero hari amakuru ari gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa X, agaragaza ko open mainnet ya Pi Network izaterwa inkunga na DHR na FedEx, ndetse ikanagena ko ushobora kugura imodoka nka Tesla cyangwa se n'izindi ukoresheje Pi. Ariko ikibazo abenshi bagarutseho mu gihe iyi post yashyirwaga kuri X, baribajije bati ese aya makuru ni ukuri cyangwa ni ibihuha? Uyu munsi nibyo tugiye kuganiraho neza. Iri tangazo risobanuye iki? Iyo urebye neza ibyo batangaza kuri urwo rubuga rwa X, igaragaza ibintu byinshi bitandukanye. Logo ya Pi nk'uko ubibona kuri screen yawe, amagambo avuga open mainnet, amasosiyete akomeye nk'ayo twagarutseho hejuru nka DHR ndetse na FedEx, n'imodoka zigezweho ushobora kugura ukoresheje Pi. Hari ibiciro kandi bigarukwaho nk'aho iyo modoka igura 0.49 bya Pi ku giciro cya GCV, ndetse n'indi igura 0.4 n'izindi nyinshi zitandukanye, ariko nta nimwe yigeze irenza 0.49. Hariho kandi na Tesla ishobora kuba yakishyurwa 0.32 bya Pi. Ibi byose rero abapiyoniye babigarukaho cyane hifashishijwe ko bafite emotion ibasunikira ko Pi akaba yubahirije za GCV nta kabuza. Ibi byose bituma abantu batekereza ko Pi ishobora kugura ibintu bihenze cyane ku giciro gito cyane. Ukuri kuri partnership cyangwa se kuba hari uwiteguye kuba yatanga ibi bicuruzwa, ibingibi byagiye bigarukaho kenshi mu community atandukanye. Aba developer bubatse ama application bashyizemo kino giciro, Pi ntiyagikuramo. Abenshi bakibaza bati se biremewe kuba batabikuramo, cyane ko mu gihe twaganiraga n'aba developer batubwiye ko hari byinshi bubaka bakababwira bati bino mubikuremo mwarengereye. Ahangaha rero ukuri kubijyanye na partnership cyangwa se abemera ko batanga ibicuruzwa, hari DHR ndetse na FedEx batangajwe muri iyi nkuru bavuga ko imodoka zabo ushobora kuzigura kuri kiriya giciro. Ugomba kuba wasobanukirwa ibingibi. Kugeza ubu nta tangazo rya official ryigeze rivuga ko Pi Network ifite partnership n'iki kigo gicuruza izi modoka. Nta tangazo rya official rivuga ko Pi Network ifitanye partnership na FedEx. Ibi bisobanuye ko iyi foto ishobora kuba concept design cyangwa se rumors yakozwe n'abantu ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babashe kuba bakurura attention ndetse n'amarangamutima y'abapiyoniye. Mu isi ya cryptocurrency cyane cyane igihe umushinga ugeze ku ntambwe nini nka open mainnet cyangwa se bayitegura, amakuru akomeza kugenda asohoka, ariko uba ugomba kurindira official announcement. Ibi ngibi bishobora kuganisha ku kindi kintu gikomeye. Iyo amaze gusohora amakuru nk'aya, akenshi hakurikiraho kukubwira ngo kurikira iyi link ubashe ku accessinga ibyo turimo turakubwira. Ibi bicuruzwa urashobora kubigura n'ufungura iyi link ugatanga passphrase n'ibindi. Twagiye tubigarukaho kenshi ko hari abantu bibirwamo, ubwo bakomeje gusharinga iyi foto cyane. Niba nawe yakugezeho, ngayo amakuru ari kuyivugaho.
Open Mainnet isobanuye iki mu by'ukuri kuri Pi Network? Nubwo aya makuru atemewe 100%, Open Mainnet ubwayo ni intambwe ikomeye cyane kuri Pi Network. Open Mainnet ishobora kuzana ibi bikurikira, ari nayo mpamvu abenshi bandika inkuru kuri Pi batayisiga. Nuko Open Mainnet ishobora kuzana external connectivity, bisobanuye ko Pi ishobora guhuza n'izindi blockchain cyangwa se exchange. Ibi bishobora gutuma ifaranga rya Pi rizamuka muri rusange. Ibijyanye na expansion ya ecosystem, app nyinshi zubakwa kuri Pi zirushaho kwiyongera kubera ko Open Mainnet yaba ihari. Ibi ngibi kubisobanura byo nta nubwo bigoye, hatabayeho ko hazabaho Open Mainnet ntago bari aba developer bangana kuri tuba twarababonye kuri ecosystem ya Pi bubakaho ziri application. Ibi kandi bituganisha ku kijyanye na merchant integration. Amaduka ashobora kwakira Pi ari menshi mu gihe full Open Mainnet yaba yamaze kubaho. Reward utility, gukoresha Pi mu buzima busanzwe bishobora gutangizwa mu gihe iyi full Open Mainnet yaba yamaze kugerwaho. Ibi byose rero nibyo bigena agaciro nyako ka Pi mu gihe kirekire kandi kiri imbere. Impamvu tugomba kugenzura neza amakuru yose atambutswa kuri Pi Network nuko buri muntu wese uri muri project ya Pi Network ugomba kugenzura amakuru mbere yo kugira ngo uyizere. Gukurikira imbuga zemewe za Pi Core Team Official byagufasha cyane mu buryo rero bwo kujera amarangamutima ya Pi. Izere ibiri mu gihe kiri imbere. Ukubwira ngo n'uyu munsi cyangwa ejo arakubeshya, kubera ko muri Pi baracyubaka. Nureba nubaza abagenzi bawe 10 bakugaragiye, urasanga mu 10 harimo 3 batarahabwa migration completely, batarayibona na rimwe. Hari abategereje ya kabiri, izo bahawe bazaribwe. Hari abategereje ko wallet zabo ziba activate, akakanya ntibazinjiramo. Hari abategerejwe kuba babona approve ya KYC n'ibindi byinshi bitandukanye. None se wowe bitekerezaho iki? Ese utekereza ko mu gihe kiri imbere Pi ishobora kuzakorana n'amasosiyete akomeye ashobora kuzatuma hagurwa imodoka ku bice nka biriya bya Pi? Andika igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo turusheho kuganira. Abapiyoniye benshi iki kibazo ndizera ko tugihuriyeho. Tubona abantu benshi biteguye guhaha ibicuruzwa, kwishyura service, ariko sosiyete ziyangaja gufata riske yo kuba batanga ibicuruzwa byabo ku giciro cya GCV ni nkeya. Abo bantu ni bakeya, ntago ari benshi bashobora kwemera gukora ibijyanye n'ibyo ngibyo twari tuvuze byo kuba bafata ibicuruzwa byabo biremereye bakabigurisha kuri icyo giciro. Bibangamirwa cyane rero nuko nubundi Pi ahiri hirya no hino ku ma exchange ntabwo iri kuvunja amafaranga afatika, iri muri 0 n'ibice. Kuri exchange kuyigura birashoboka, nubwo haba hatagetingwa ko kuri ecosystem yaba ifite agaciro. Kuzikura kuri exchange uzinjiza kuri ecosystem birashoboka. Abenshi bakabihuza nuko ngo AI ishobora gujonjora izivuye kuri exchange kazitandukanya neza muri ecosystem, ariko still ziba zagezemo. Kwisohora muri ecosystem uyinjiza kuri exchange birashoboka. Byanze bikunze hari uburyo bwinshi abapiyoniye bashobora kureberamo iyi project ya Pi bakavuga bati birashoboka cyangwa se biracyari hafi. Ni ugutekerereza ibiri kuba ku kanya. Abantu benshi rero bashobora kuba batekereza ko project ya Pi ari nonaha cyangwa ejo. Nakubwira nti ongeraho indi minsi ingana n'iyo umaze, Pi iracyari kwiyubaka. Byiza bizagutungure aho kugira ngo byizere cyangwa se ubitegereze ubibure. Kubikora ubivanga n'izindi business opportunity byarushaho kugufasha kuguma gutegereza ibyo uyu mushinga ukugezaho muri rusange kandi bikabaho utarambiwe. Turi gusoza, niba wakunze amakuru cyangwa se ujye ukunda ibiganiro tukugezaho, kora subscribe kuba tarayikora kandi ushyireho like kuri iki kiganiro kugira ngo utazajya ucikwa n'andi makuru mashya turushaho kukugezaho. Nshimiye buri muntu wese tugiranye kuri uyu munota w'iki kiganiro. Nakubwira nti ibiganiro byacu nk'ibisanzwe bizahoraho mu gihe cyose amakuru agisohoka kuri Pi. Turahari ngo tuyakugezeho. Igitekerezo cyawe kandi muri comment gishobora kuba impamvu ikomeye ituma dukora ikindi kiganiro. Niba hari ikibazo ufite ku bijyanye na project ya Pi ushobora kucyandika
undi muhurijeho icyo kibazo akaza kugufasha gusobanukirwa kurushaho bitewe n'uko nawe yagiciyemo akagikemura. Ndagushimiye, wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.